Reka mbasuhuze mwebwe mwese mukomeza gukurikirana gahunda zitandukanye za HUMURA UZABYARA TV. Tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi ndababwira ko dufite umutumirwa twasuye cyangwa se umuntu ugiye kudusangiza ubuhamya bwe. Ni mama Alice, aratuganiriza ku bigendanye n'urushako rwe. Afite ubuhamya bukomeye, ari nayo mpamvu ituma twamugendereye kuri uyu munsi ngo abashe kudusangiza ubuhamya bwe. Twumvise ko wahuye n'ikibazo cyo kuba warashatse ariko mu by'ukuri ugatinda kubona urubyaro. Ese ibyo bintu wenda araza kubituramburira mu magambo arambuye. Noneho kandi wenda mbere yuko dutangira, icyo navuga, abanze wenda dusengere, aturagize Imana mbere yuko dutangira ikiganiro kugira ngo ikiganiro cyacu kize kubasha kugenda neza. Turakwakiriye. Murakoze. Dusenge. Mana Data iri mu ijuru, ndagushimye kuko uduhaye uyu munsi. Gushimiye abashyitsi uduhaye, tubasabiye umugisha. Dusengeye ikiganiro tugiye gukora kugira ngo ukibonekemo, ukiyobore, udufashe kigende neza, kandi ubu buhamya ngiye gutanga bufashe benshi. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ngira ngo rero tudatinze, mama Alice, watangira utubwira urugendo rw'ubuzima bwawe cyangwa se ubuhamya bwawe ushyingirwa kugeza igihe washatse ariko ukaza kugira ikibazo cyo kutagira urubyaro, ndetse n'igihe wenda waje kugera ukabona umwana. Banje kubasuhuza mwebwe mwese munkurikiye, amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko babinsabye, ngiye kubaha ubuhamya bw'igihe namaze ntarabona umwana, icyo nakoze kugira ngo mbone umwana, ndetse ndagarukiriza aho nabyariye. Hanyuma kuko mfite ubuhamya burebure, ikindi gice gisigaye nzakibasangiza ubutaha. Ndumva nabibwira bwa mbere, nitwa Alice Musaniwabo. Maze imyaka 15 nshatse. Nashakanye n'Uwizeye Moise, Dr. Uwizeye Moise. Hanyuma dufitanye abana babiri ubu b'abahungu, turashima Imana. Abo bana twababonye nyuma y'imyaka 8, mu mwaka wa 9 uhera niwo nabyayemo. Kuko ndabyibuka ko twakoze ubukwe ku itariki 31 z'ukwa 12 2005. Hanyuma mbyara ku itariki 25 z'ukwa 12 2014. Murumva urugendo rurimo ni rurerure cyane, ni hafi imyaka 9, kuko mu mwaka wa 9 uhera niwo nabyayemo. Bene data munkurikiye, ikigeragezo cyo kubura urubyaro ni ikigeragezo gikomeye cyane, kuko nahuriyemo na byinshi bitandukanye, byananije, byancogoje. Navuga ko aho nahuye n'uruvugo, aho nahuye n'amagambo ataramwe, aho nahuye n'icyangiro, aho nahuye n'igisuzuguriro, nkabura uko nifata. Mbese ntago wari umusozi woroshye. Ndabwira cyane abantu bakiri kuri uwo musozi, kuko ndahamya yuko bo bari bunyumve kabiri, kuko uwo musozi utarawubayeho ntago mpamya ko yawumva nk'uriho uyu munsi. Ngusaba ngo uhumure nawe uzabyara. Humura nawe uzabyara, nanjye narabyaye. Reka ntangirire rero urugendo aho nashakiye. Ngewe nashatse nababwira itariki nashatseho, ariko mu gushaka kwanjye ngewe nashatse mfite ikibazo. Nari mfite ikibazo cy'uburwayi. Uburwayi bwatangiye mbere gato yuko ubukwe buba, butangira mbere y'amezi 4 bamaze gusaba no gukwa, ndetse twarakoze n'urukiko. Nari mfite ikibazo gikomeye cyane cyo kurwara, cyo kujya mu mihango nk'uko bisanzwe, ariko nkayijyamo igihe kirekire. Noneho icyo kibazo kijya kuza, nabwo nabibabwiraho gato ukuntu cyaje. Nagize inzozi, nagiye kubona mbona inzoka y'amabara 2 iraje. Nari ndyamye nsinziriye, iraza inyizinguriza mu ijosi. Nyizingurije mu ijosi ngira ubwoba bwinshi,
noneho mfata umutwe w'iyo nzoka nkubita hasi ngira ngo irapfuye, yanga gupfa nta nkoni nari mfite hafi aho. Ngiye kubona mbona iyo nzoka icengeye muri fondasiyo y'inzu. Icengeye muri fondasiyo y'inzu, ntitambwirwa ngo ugiye guhura n'ikibazo gikomeye cy'uburwayi kandi bigusaba gusenga. Nakangukiye hejuru ndavuga ngo ibi ni ibiki? Noneho nzindukira ku mukozi w'Imana kuko nari mfite ubwoba bwinshi cyane, mutekereza ibyambayeho, we urugero n'uburemere bw'ibyo nabonye byari bikomeye ntiyabiha agaciro, arambwira ngo ni iby'inzozi. Nkomeza mubwira nti nsengera nkurweho ubwo burwayi, ariko burya ntabwo ikibazo cyawe icyo wiboneye ubwawe n'amaso yawe utakibonye yagiha agaciro nk'uko wakibonye. Naje kuva aho ngaho hashize ibyumweru 2 gusa ngira ikibazo kiremereye, ntangira kujya mu mihango ngira ngo ni ibisanzwe, ariko imihango iratinda cyane ku buryo byatangiye ari mu kwezi kwa 7 dushyingirwa mu kwa 12 bikiza, noneho byararemereye cyane, ari ikibazo gikomeye cyane. Byaje kuba ikibazo bigera ubwo nsaba umugabo twagombaga kubana, ndamubwira nti urabibona ko mfite ikibazo, reka twigize ubukwe inyuma, hanyuma icyo kibazo mbanze nivuze nanamenye ikindi kintu nagikoraho, cyangwa se ngo uburenganzira wishakira undi. Ariko mu by'ukuri kuvuga ngo uburenganzira yishakira undi, njyewe ntabwo nari mbizi ko atamushaka, kuko uwo mugabo namuhawe avuye mu ijoro, ndabizi neza. Ubwo buhamya nabwo wenda hazagera igihe mbubasangize, ariko byanga bikunda. Wenda ntaguciye mu ijambo gatoya, ni iki cyakuremaga agatima ko umuhaye uburenganzira bwo kwishakira undi atamushaka? Icyandemaga agatima cy'uko atashobora gushaka undi muntu, yewe mu gushaka kwanjye nafashe igihe gihagije cyo gusenga. Noneho impamvu navuze ni ubundi buhamya, ubwo bwabo ndi ndaba mburetse kuko ni burebure cyane. Nabusengeye iminsi 7 n'amajoro 7 ntarya ntanywa. Noneho uwo mugabo icyatumaga nsenga niki? Nakuriye mu muryango wa Gikristo, ahantu habaga icyumba cy'amasengesho, nkajya mbona kenshi abakobwa abasore baraza gusenga ngo barasaba abagabo. Noneho nkajya ntega amatwi nkumva ibyo basengera. Noneho nkumva baravuga umugabo mwiza, umugabo ukijijwe utazantesha umutwe n'ibiki. Hanyuma nanjye nkura nzi iryo banga ry'urugo rwo kubana karamata, kuba umuntu muzatandukanwa n'urupfu, mugatandukanwa cyangwa se Kristo agarutse. Noneho njyewe ndabona nti ko biri kose nanjye ngomba kuzasengera urushako rwanjye. Ikindi cyatumye musengera rero nuko nari mfite abandi basore benshi, narataye umutwe, narabuze amahitamo. Noneho hakaza abafite amamodoka, hakaza abafite ibipangu, hakaza mbese hakaza hakaza n'abakene, hakaza bikananyobera nkabura icyo ndi bukore. Noneho nibutse ibanga ry'uko najyaga mbona iwacu kera abakobwa baza mu cyumba gusenga, ndavuga nti iyi mikino reka myivemo, urushako ntabwo ari imikino, reka mfate umwanya nsenge. Noneho muri iyo minsi ndimo gusenga mfashwa n'umuntu, umwanditsi w'ibitabo, nkunda gusoma cyane ibitabo. Hari umwanditsi umwe witwa Paul Yungico yanditse igitabo cyitwa 4e dimension, benshi muri mwe mwaragisomye. Icyo gitabo 4e dimension kigisha uburyo bwo gusenga no kwizera. Hari aho yagize rero arandika ati kenshi abantu barasenga ariko ntibasubizwe, bagasaba nabi, bagasenga ntibasubizwe kuko basaba nabi. Iyo chapitre maze kuyisoma nayiteze amatwi cyane. Paul Yungico avuga kenshi ukuntu yafashe iminsi 3 agasenga, amasengesho ye ntasubizwe, ntagire igisubizo abona. Yasabaga igare, agasaba inkweto, agasaba n'intebe zo kwicaza aho abashyitsi. Yari umukozi w'Imana ukomeye cyane. Noneho Paul Yungico agasurwa n'abashyitsi bo mu itorero yabwirizagamo, akabura aho abicaza. Noneho kubera urugendo rurerure yakoraga rw'amaguru, aragenda inkweto igera ubwo imucikiraho.
yari yambaye bene za pantufure, hanyuma pantufure yacika neza akajya kandegiza ngo kirenge hasi. Noneho akajya akora ngo kilometero nyinshi cyane z'amaguru. Noneho ajya imbere y'Imana aravuga ati Imana nkwiriye inkweto nta mukozi w'Imana wo kwambara ibirenge rwose. Nkwiriye igare ryo kujya ngendaho kuko urabibona ko mvunika. Ikindi unkoreye igitangaza wampa intebe zo kujya nicaza w'abashyitsi kugira ngo ntazajya nkorwa n'isoni abantu bangendereye. Yasabaga ibintu byoroheje. Ntago byari byoroheje kuri we kuko yabaga ari byo bintu bikomeye ashaka imbere y'Imana. Ubwo yasenga iminsi 3 ntibyasubizwa, arongera asenga 3 ntibyasubizwa, ariko igihe kimwe ijwi riramusanga ramubwira ngo yongico urasenga ntusubizwe kuko usaba nabi. Araribaza ati se ni gute nsenga nabi kandi narasenze iminsi 3 ntiyiriza ubusa, ntarya ntanywa, nkagerageza kuba imbere yawe, nta cyaha niyumvamo, nta kibazo mfitanye n'abantu, ndetse rwose ndumva nkiranuka. Kubera iki mpora nsenga sinsubizwe kandi numva nta kibazo mfitanye nawe. Ijwi riramubwira ngo maze igihe kinini usenga ariko n'ibyifuzo byawe byarumviswe. Wasabye igare, usaba inkweto, usaba intebe, ariko ntuvuga neza ubwoko bw'igare ushaka, ntuvuga neza intebe ushaka, ntuvuga neza inkweto ushaka. Hari inkweto za sodeparari, hari inkweto za plastike, hari inkweto z'uruhu, wowe urashaka inkweto by'ubwoko ki? Hari amagare menshi, hari velo de montagne, hari velo moteri, hari za teregisi n'ibindi byinshi. Wowe urashaka igare bwoko ki? Hari intebe z'ubwoko bwinshi, hari zibajwe muri nturusu, hari zibajwe muri gereveriya n'izindi z'ubwoko bwinshi. Wowe urashaka intebe bwoko ki? Precisa neza ubwoko bw'ikintu ushaka. Haleluya, haleluya. Ngira ngo ibyo ni bimwe mu byo wowe byagwaga icyizere ko umugabo umuhaye go ahead ngo nibura yishakira undi atagenda bitewe n'uko wari ufite isezerano n'Imana. Ngewe rero nshingiye kuri ibyo bintu yongico yabwiwe, naravuze nti mu gusengera umugabo wanjye ngomba gupresiza neza. Aho ndashaka gusubiza ikibazo mwari mumbajije. Navuze ngomba gupresiza neza umugabo nshaka. Bwa mbere ndashaka kumenya amazina ye mbere y'uko aza kundambagiza. Mana nzi ko ushobora byose kandi uvuga ibintu byose. Umbwira amazina y'umuntu tuzabana n'ubusanzwe uvugana nanjye mu nzozi, ukanyereka ibintu nkabona birasohoye. Umbwira amazina y'umuntu tuzabana nyamenye neza, mbone isura ye mu nzozi n'ibindi usanzwe ubinyereka, urumva? Menye amashuri yize, kandi ndashaka precision mu mugabo wize Butare muri University y'Butare. Ibyo bintu rero nibyo nasengeye. Ntago ndi bukomeze ubwo buhamya sibwo ngambiriye. Ubwo rero ndagira kuri final nkubwire ko ibyo bintu byose nasabye yagiye kuza narabimenye. Amazina ye narayahawe mu nzozi. Nari mbese ubwo buhamya burufite imbaraga. Basore mwe murahishiwe. Murahishiwe namwe bakobwa murahishiwe. Muzamenya neza uko ukwiriye gusengera uzashakana nawe. Hanyuma ngaruke gato ku kibazo mwe mumbajije. Rero ibyo bihamya nari narabonye byatumye aza mutegereje muzi neza ko ari umugabo wanjye. Nubwo rero namubwira ngo yishakira undi, nari mbizi ko bidashoboka kuko nari naramusengeye, nari naramuziritse bihagije. Ngayo nguko rero umugabo ukuntu namusengeye nuko. Hanyuma rero nkuko nabibabwiye, nyuma yaho tubaniye ikibazo cy'uburwayi cyarakomeje, ariko ngerageza uko nshoboye ndivuza, njya kwa muganga biranga, ngerageza gukora ibyo nari nshoboye byose biranga. Ariko igihe kimwe numva ijwi rimbwira ngo ufata igihe cyo gusengera ubu burwayi, kuko ubwo burwayi bwari bwaravuye ku badayimoni boherejwe n'abarozi bizwi. Hanyuma
maze kuryumva ntangira gufata ibihe byo gusenga Imana. Rimwe nafataga iminsi 3 mbwira Imana nti nzi kuri Imana ikiza, nzi kuri Imana ishobora byose, nta kintu cyakunanira, imibabaro yanjye niyo wikoreye, imibyimba yawe yankirisha, nta mpamvu yo kugira ngo mbabare. Nkomeza gusenga Imana mu buryo bwose, nkasenga y'ubuvumo, nkasenga y'ubutayu, nkasenga yanjye nyine, nkitabira amateraniro yo mu nsengero, ariko icyo kibazo kintindaho, gitinda kumvaho. Igihe kimwe rero naje gufata amasengesho, nyarangije nanone ndyamye ngira inzozi. Ngiye kubona mbona umukobwa aje imbere yanjye, yari umukobwa mbona wambaye neza, yikwije, yambaye igitambaro. Hanyuma araza arambwira ati Alice nkutumweho. Ndamubaza nti ese bagutumye ngo iki? Arambwira ngo ujya kurwara uburwayi ufite, inama y'ikuzimu yarateranye ngo baguteze ubwo burwayi. Arambwira ngo ari ku ijuru rizateranya inama vuba, ryige ku kibazo cyawe kandi uzakira. Ntumva iryo jambo, numvise nduhutse mu mutima wanjye, nkiri mu nzozi. Mbyutse umugabo ndamubwira ntuzi n'ikindi. Numvise ijwi rimbwira ngo ijuru rizateranya inama vuba, ryige ku kibazo cyanjye kandi nzakira. None reka rero ntangire nsenga amasengesho yandi yo gutebutsa iyo nama, kuko hatabayeho gutebuka wenda aho ngaho nce mu ijambo gato. Hari ntago twumvise uburyo neza umaze kubwira umugabo, umubwira uti wenda niba ngombwa mbe nakureka wishakira undi, cyangwa kureka ubanze wivuze, kuko tubwiraga igihe barimo umutegura ubukwe ko aribwo byaje mbere yaho gatoya. Noneho kugira ngo yemere ko mwimariya, abizi neza ko icyo kibazo gifite, yabivuzeho iki wowe umubwira ko ushobora no kumuribera akishakira undi? Umugabo wanjye ni umugabo udasanzwe, namubonye nk'umugabo udasanzwe. We yarambwiye ati ibyo bibaho, ni ibintu bishira, kandi ndabizi nidukora ubukwe bizashira. We yambwiraga ko bizashira bigakira, ahubwo ikibazo ari ukutabona imihango, ariko kuba uyibona ari ikigaragaza ko uri umukobwa muzima. Nicyo kisubizo yampaga. Uza gushakana rero murabanye, nibwo wowe ubonye ko ikibazo gikomeje, noneho ufata gahunda yo kujya ujya mu masengesho no kubisengera. Nafashe gahunda yo kujya mbisengera, ariko urebye ikibazo cyahinduraga isura. Ntabwo nahoraga mva cyane, ahubwo haje kugira igihe noneho imihango ndayibura. Mara igihe kinini narayibuze. Ikindi gihe yajya kuza ikaza iteye ubwoba, bikaza biteye ubwoba ku buryo byari ibintu bikomeye biteye ubwoba kubibona. Ariko ndashima Imana cyane. Imana yumva gusenga no kwinginga kw'abayitakira. Wadukomereza nyine utubwira uko waje gukomeza kuba mu ibyo bintu, igihe byaje gufata ubwihangane bw'umugabo wawe kugeza ubwo Imana yagizeho ikaguha umwana, ndetse n'igihe ayo masengesho byagufasha igihe kingana gute mu gufata ayo masengesho? Ese ni iki cyagutizaga imbaraga kumva ko byanze bikunze isaha izagera icyo kibazo kigaragara? Nkuko nari maze kuyababwira mu mwanya, ikintu gikomeye cyanteje imbaraga ni ijwi niyumviye nsinziriye ubwo nari ndyamye, numva umukobwa mpanurira ambwira yuko uko byagenda kose ijuru rigiye guteranya inama rikiga ku kibazo cyanjye kandi nkakira. Ni icyo ngicyo urebye cyampushingaga, nkavuga nti ubwo mbonye umuntu unsura no mu nzozi, njyewe ubundi mu mibereho yanjye ya gikristo n'uburyo nahagurutse mu gusenga kwanjye, yego ubuhanuzi bubaho buturutse ahandi, ariko ubwo nagiye mbona cyane bunasohora nibyo nabwirwaga ubwanjye nkabibwirwa. Iyo ntabyumvaga mu nzozi, iyo ntabiboneye mu nzozi, njya kumva nkumva ijwi. Iyo ntumvise iryo jwi, nshobora kurambura Bibiliya y'ijambo mbonyemo, nkahita mbona ko ari jyewe ribwiye, kandi ibyo rimbwiye bigahita bisohora. Komeza noneho utubwira urwo rugendo kugeza igihe noneho Imana yaje kuguhera umwana, cyangwa se icyo kibazo kigaragara. Cyamaze igihe kinini nsengera icyo kibazo,
kugira ngo nkire mbe umukobwa ujya mu mihango iminsi 3 nk'abandi, kandi Imana yarabikoze himbazwe. Watubwiye ko byagufasha igihe ukajya ubisengera ujya mu byumba by'amasengesho, ese nta bundi buvuzi waba waragiyemo atari kuvuga ngo nasenze Imana gusa? Nagiye kwa muganga mbona n'abadoctors batandukanye mu mavuriro ahenza meza, Faisal, CHK, ahantu hose nagiyeyo, ariko nkabonana n'abaspecialiste b'abaginecologue, icyo kibazo bakakireba. Rimwe nigeze kujyanwa CHK n'amaraso yanshizemo, baravuga bati uyu mwana ashobora kuba yakuyemo inda, bajya kureba baravuga bati ibi ni ibiki, ntabwo ibintu bisanzwe. Ubundi ikindi gihe nagiye Faisal bankorera amatest abaho natabaho, ariko ikibazo baravuga bati nta kibazo na kimwe tubona gitera iki kibazo uyu mwana afite. Ariko icyo kwivuza ko narivuje cyo, hanyuma by'ukuri ubuvuzi bwaramfashije, kuko uko najyaga kwa muganga mfite icyo kibazo nibura bampaga imiti bihagarika nkahora nywa imiti simburanya gutyo. Rimwe nanyweye ibihagarika, ubundi nkanywa ituma biza, kuko ani n'igihe byamaraga igihe kinini bitaza. Ariko hakaba hari umuntu nanone twabanaga wigeze yabyigambira umugenzi we amubwira ko yantwariye imyenda, yajyaga bituganiriza. Hanyuma bukeye akavuga ati na kariya gakobwa karirata ngo karasha ngo kagiye gushakwa n'umuntu wize, ariko yakoraga iwanyu mu rugo, yakoraga iwacu. Arangije aravuga ati nduretse uzabure bizamubaho, abibwira umuntu nawe araza arabimbwira. Hanyuma nuko gusenga, rimwe najya no gusengera ahantu bakaba bambwira bati no gusenga cyane, imyenda yawe iri mu bisi byahuye. Nkihoza ukuntu imyenda yanjye yageze mu bisi byahuye bikanyobera, bagahora babimbwira ariko ntazi iryo banga. Bukeye nibwo naje kuriyanta isengesho, mbwira Imana nti abarozi nibyo koko bararoze, ariko si wandoze nuwashye byagenze gute? Nuko Imana rero sinzi umwuka yamuteye kwivamo, arabivuga. Aho abivugiye nanjye nkomeza gusenga, ariko mutumaho ndamubwira nti namenye ko ari wowe wampemukiye, rero nutabikuraho tuzabonana. Kuraho ibintu wankoreye, namenye ko ari wowe wabikoze. Niba yarabikuyeho ntumbaze. Icyo nzi cyo ni kimwe, Imana yaravuze ngo uzateranya inama bige ku kibazo cyanjye nzakira. Hanyuma nongera gusenga amasengesho nkuko nabwiye guteranya inama. Hanyuma ayo masengesho yari iminsi 3 nayo nyarangije. Rero hari mu ijoro mu masaa 8 nsinziriye, ngiye kubona mbona abagabo benshi ntamenye umubare bambaye amataburiya y'umweru, bari benshi cyane. Buri muntu wese amanukana igikoresho. Hari umwe bazanye amapareye, abandi bari bafite ibyuma, abandi bari bafite imiti, abandi bari bafite indodo n'ibindi bikoresho byinshi cyane, imiti itandukanye. Nagiye kubona mbona bazanye umukeka barawurambura, barangije bangaramishaho. Ndasama narabirebaga, noneho bakajya bareba mu nda, basanga harimo inyamiboze nkabona bayikuyemo, bagahita bazana umuti n'indi bitwaje nkabona bayisimbujemo indi. Niba hari ahafite ikibazo nkabona barahopeye ako kanya. Bakoraga vuba cyane, wazanye urudodo akabarahageze, wazanye urushinge akabarahageze, bakadoda vuba bashyiramo imiti, barangije barandoda mera nkuko nari meze. Ako kanya ngiye kubona mbona abantu bose barongeye barazamutse. Uwo mwanya nsinziriye mpita numva ijwi rimbwira ngo uburwayi wari ufite uhereye uyu munsi burarangiye, ubaye muzima, urakize, uzajya ujya mu mihango iminsi 3 nk'abandi. Ngayo nguko ukuntu nakize, nuko natabawe. Ntekereza yuko ijuru ryaje guteranya inama nkuko nari nabibwiwe, hanyuma bohereza nabo kuza kuntabara. Imana ihabwa icyubahiro. Ngurwo urugendo rwo gukira ubwo burwayi. Nyuma y'imyaka 7 ufite icyo kibazo, umaze igihe ushatse, kandi mu by'ukuri birumvikana ko utigeze unasama muri icyo gihe, wenda ngo ibe yanavamo. Urwo rugendo umuntu mubana, hari igihe kigera abantu n'abantu umuntu akarambirwa, bikaba byaba ngombwa ko wenda ashobora kugira gute kuba yajya mu bandi bagore, cyangwa se
kwihangana nyine bikamunanira, aho ngaho mwari mubanye mute n'umutware? ntago mfite icyo nahemba umutware wanjye, ntabwo mubaratira kubera yuko ari bya bindi by'abagore bavuga ngo reka zubakwe. Yanyereye imbuto ntarabona mwese, yarabyihanganiye imyaka yose, yarankomezaga akambwira ngo ihangane ijuru rizagutabara. Yambaga hafi akansengera, yirirwaga asenga Imana, yaryaga gake cyane, yaryaga gake mu cyumweru, niba yararyaga kenshi yaryaga kabiri, avuga ati reka musengere, nsengere umugore wanjye, uyu nguyu niwe Imana yampaye, ndabizi nawe afite ubuhamya bwe, afite ubuhamya bwe bw'ukuntu yabashije kumenya. Aravuga ati ndabizi uyu nguyu niwe Imana yampaye, reka nikorere uyu mutwaro musengere, igihe kizagera tuzatabarwa. Nuko nguko twabanye muri icyo kigeragezo. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye umuntu wese kuba yabyakira, bisaba umutima ukomeye, ndetse ntekereza ko ari n'umuntu udakijijwe utazi Imana, ibyo bintu ntabwo ashobora kubyihanganira. Ngira ngo icyagufashije nuko wenda nawe yasengaga. Yego, ni umukirisitu arasenga, kandi mbonereho no kubwira abantu bafite icyo kigeragezo. Ibyo bibazo bikunze kubaho mu ngo, abantu bakabana yego bagatinda kubyara, ariko bazi impamvu nyamukuru ituma batinda kubyara. Noneho umwe ukabona ananiwe kwihanganira undi, ugasanga hahoramo induru, n'ubundi warancutse ndagushaka, wari ubizi ko icyo kibazo gihari ntiwabimbwira. Ariko by'amahirwe njye ibintu byose no muri fiancé narabimubwiraga, kenshi twaranakoranaga, twakoreraga ahantu hamwe. Rero umugabo wanjye twabanye tuziranye, mbese tukimara guhura mu buryo bw'ibitangaza nababwiye, nubwo ntarangije ubuhamya, nabasezeranyije ko ubwo buhamya nabwo nzabubaha. Ariko rero urebye mu myitwarire ye n'uburyo yabyitwayemo, ntago mfite uko namushimira. Ndi imbere y'Imana n'imbere yanyu nongeye kumushimira by'intangarugero. Umutware wanjye warakoze. Reka wenda natwe tumushimire n'imbere y'abantu bose nabo babyumva, ni ikintu kiba gikomeye. Ariko wenda aho ngaho tuvuye ku kibazo wenda cy'uko umugabo wenda yabyitwaragamo, umugabo afite umuryango, aba afite ahantu aturuka, nawe afite famiye ye yaturutsemo, hari ukuntu imiryango nayo itajya yihangana. Byanze bikunze hari amagambo yari ari hanze mu bandi bantu, birumvikana ko wenda wakomezwaga nuko umugabo wenda we nta kibazo yabigiragaho cyane, ariko nka famiye ze byari bimeze bite? Urebye ntago mbizi, kuko icyo kibazo cyagumye hagati yacu. Ntago nzi niba muri famiye ye harimo abari bakizi, cyagumye hagati yacu, ryari ibanga ry'urugo rikomeye cyane. Icyo mvuga aho ngaho, iyo umuntu ashatse yubatse urugo, abantu nibura nibwo baba baturanye, nyuma y'umwaka umuntu yatari yabyara batangira kubyibazaho. Icyo ngiye nicyo nashaka kubaza, sinashaka kumenya ko wenda bamenya ngo ikibazo cyari gihari mu by'ukuri ni kihe, ariko icyari gihari nanone nuko wari utaranabyara. Ibyo bintu byo byabaga bimeze bite? Ikibazo cyo kutabyara birumvikana ntawe cyashimisha, kandi buriya umwana wawe ashaka cyangwa se umukobwa washaka ejo witeze umwuzukuru, birumvikana ntago byari bibashimishije, kubera yuko wabonaga mbese ari ibintu nabo ari umutwaro barimo basengera, kuko umuryango nashatsemo nawe urakijijwe, ni abakirisitu beza, mfite maboko usenga w'umwana mwiza cyane. Nicyo cyamfashije. Ahubwo abantu bankomerekeza ni abaturanyi, abo twakoranaga, abari banziho icyo kintu, abo twiganaga twahuraga mu nzira, ni wasangaga basa nkaho bankomeretsa cyane. Imana yansigiye mabukwe, Imana insigira abavandimwe, insigira umugabo wanjye, Imana yarakoze. Nta gihe wigeze ugeramo ukumva mu by'ukuri nawe urihebye bitewe n'uko abo bantu mwakoranaga cyangwa bafataga umwanya wabo wo kugutekerezaho cyangwa se kugira ibintu bibi bakuvugaho bitewe n'uko babonaga nyine nta kiragenda? Ntago wabura kwiheba ufite ikigeragezo cyo kutabyara. Igihe kimwe ushobora gusenga ukumva ijwi ry'Imana, uswati ni ijambo wumvise cyangwa se n'indirimbo gufashije cyangwa n'umwigisha runaka wumvise, ugafashwa ako kanya. Ariko wagera hanze
ukahita ubona ibicantege biteye ubwoba. Ni ikigeragezo kibi cyane kuko uragenda ukumva ubwawe amajwi ukayumva mu nzira, waba uri wenyine ukavuga uti ndambaye ariko sinaberwa, nitwa ko nashatse ariko ibyo nambaye ntacyo bimaze, sindi umubyeyi. Ari wowe ubwawe hari amajwi agusakuriza, ari hanze aho uca bakureba baravuga bati iriya ni ingumba. Ndabyibuka nk'iyo abantu bajyaga bazi wanjye, hari igihe babaga batahazi, umuntu akaba yayoboza ati nje kwa Alice, abaturanyi bakamubwira ngo kuri ya ngumba ituye haruguru aho, ya ngumba itabyara. Urumva ibyo bintu byose yaba hageze akambwira tuzi ko abaturanyi bawe bakwanga, barambwira ngo barambwira ngo nje kuri ya ngumba itabyara. Hanyuma no mbese kwiheba ntikwabura no gucika intege, ariko ikintu noneho gikomeza umuntu, ikintu gikomeza umuntu nabonye muri iki kigeragezo, ukunda kuba cyane mu masengesho, wihisha mu masengesho, ukihisha mu ijambo ry'Imana, ugahora usoma ucukumbura cyane igitabo cya Bibiliya. Nko buriya Bibiliya ni igitabo gitandukanye n'ibindi. Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi ni ijambo rizima rivuga ukuri ku kintu cyanditsemo icyo ari cyo cyose. Ibyanditswe byose muri byo byahumetswe n'Imana, no kuvuga ngo byavuzwe n'Imana. Niko ijambo ritubwira muri Timoteyo ibice 3:16. Byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Iyo ukunda rero gusoma Bibiliya kandi noneho ukifokasinga, ugatinda cyane, ugasoma cyane, utinda cyane ku bijyanye n'ikibazo ufite, biragufasha cyane. Kubera yuko Imana ikunda umuntu uvuga ijambo ryayo uko riri, akanarisubiramo mu kanwa uko riri, akanaryiyaturaho uko biri, bituma Imana imanurwa no kureba uwo muntu usubiramo mu byo yavuze. Bibiliya nayitinzemo kenshi, nakunze gutinda mu masengesho kandi nkizera ijambo nasomye muri Bibiliya. Ngaha ho nihishe, nkaba nshishikariza cyane abantu bankurikiye cyangwa se ufite iki kibazo, nta handi ho gutabarwa. Yesu wenyine niwe ufite urufunguzo rw'iki kibazo. Kandi ijambo rivuga ku rubyaro ryaravuzwe, kuko uhereye mbere na mbere Imana irema umuntu ntabwo ariko byahoze. Imana yavuze ngo habeho isi ikabaho, ikavuga ngo habeho ibimera bikabaho, habeho inyanja zikabaho. Ni nayo yavuze mu Itangiriro 1:28, iravuga ngo ngaho ni mubyare, mutwite, mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzurize. Tushingiye rero kuri iryo jambo, nshingiye kuri iryo jambo aho narimenyeye, ntabwo kutabyara ari umugambi w'Imana. Ubugumba ni umugambi uva kuri Satani. Icyo rero nkimara kukimenya, nashingiye kuri iryo jambo, mbwira Imana nti Mana, ndabibona neza ko atari umugambi wawe yuko mbura urubyaro, ahubwo menye neza ko ari umugambi wa Satani yuko mbingumba. Kandi ikindi, ndasoma ijambo ryawe nkumva rirambwira ngo uwari ingumba namuha kuba mu nzu ye yishimye ari nyina w'abahungu. Ko nzi kuri Imana ishoboye, ko nzi kuri Imana ifite ubushobozi, ko nzi kuri Imana ifite imbaraga, njyewe niki cyatuma mbingumba kandi ushoboye kungumbanura? Ndabyanze, nkavuga nti ndabyanze, simbishaka, ntago nemerewe kuba ingumba. Ijambo ryawe siko rimbwira, sindi ingumba, nzabyara mu izina rya Yesu. Ntangira kwatura ngo nzabyara mu izina rya Yesu. Ngayo nguko. Wenda birumvikana ntabwo ari ibintu biba byoroshye urugendo rw'imyaka ingana gutyo, ariko mu byo abantu bagiye bavuga, amagambo amwe yagukomerekeje ku mutima, ariko nubwo gukomezaga kwizera ko isaha n'isaha icyo kibazo wenda kizarangira, ariko nkamwe mu magambo abantu bakubwiye yagukomerekeje cyane na n'ubu ngubu utajya wibagirwa, ni nka yayo? Amagambo yankomerekeje cyane nayabwiye n'abakozi twakoranye. Abakozi twakoranaga gihe kimwe hari saa 6 twari twicaranye, hari mu gihe cya pause. Umwe aterura ikiganiro avuga ati ku bundi buriya kiriya kigore kuntu gihora giseka, kuntu gihora gisakuza,
kuntu ubona nta kintu cyitaho njye mbona nta n'ukwizera kigira nta nubwo gishobora kubyara. Hanyuma bamwe mu bakozi dukorana ubundi se cyabyara gute no kuntu kihora kidukoresha nk'imashini. Undi atese ubundi cyabyara gute ni cyande kigera ku kazi saa 12 ni cyande gitaha saa 4 z'ijoro bagitera inda kiriye. Ayo magambo bagenze banjye yarankomerekeje, ayo magambo yarankomerekeje aba n'imbarutso yo kubona urubyaro. Kuko ayo magambo ndabyibuka yanteye agahinda bigera ku ndiba y'umutima mpita nandika nsaba umukoresha konje. Wasabye konje nuko ahubwo njye ubwo nangiye guhita nkubaza ntese nyuma y'ibyo byose ubwo akazi waragakomeje cyangwa warasezeye? Ntabwo nakomeje akazi ako kanya, nahise nsaba konje mbwira umukoresha ntidashaka konje y'iminsi 5. Nari navuye mu rugo nje ku kazi, hanyuma amasasta mpora n'ibyo bigambo mpita njya muri biro y'umukoresha ndamubwira nti ndasaba konje y'iminsi 5 ndandika, ahita yinsinyira arayema. Ubwanjye mpita mfata igitenge nayihoraga nkigendanye mu isakoshi na Bibiliya ntiyavagamo, mpita nerekeza mu ishyamba ryo kwirebera. Ndabana iyi minsi nzayimara 5, telefone umugabo ndamubwira nti mfite agahinda gakomeye mu mutima wanjye, ndababaye cyane, ntago mbasha kutaha iwawe uyu munsi, ahubwo ngiye mu ishyamba gusenga kandi nzamara y'iminsi 5. Arambwira ati wa mugore we ugiye mu ishyamba wenyine kujya kumara y'iminsi 5 kubera iki? Ni iki cyakubaje? Hari ndi naguteye ntiwapi? Ni murumuna wanjye wakubabaje reka? Ni mama wakubabaje ntiwapi? Ikibazo ufite ni iki? Ndamubwira nti mfite agahinda gakomeye natewe n'abadamu dukorana. Arambwira ati se atako gahinda wakirengagije ku kibazo cyaba ari njyewe? Ndamubwira nti hoya ntago bishoboka, ngiye gusenga. Ngo kuko nagiye mu ishyamba mara y'iminsi 5 nsengera urubyaro. Nyuma y'iminsi 5 y'amasengesho noneho ugiye kudusangiza noneho uburyo waje kugira gute, waje kugeraho noneho ugasama ukabasha kubyara umwana wawe wa mbere. Uyu munsi turabona ko uri mama umeze neza ushima Imana, mama w'abana 2. Noneho tubwire uburyo abo bana nabo baje kuboneka. Mu by'ukuri ndashima Imana cyane yampindura izina ikankura w'izina ry'ubugumba ikangira nyina w'amahanga. Ubu ndi umubyeyi nk'uko bivuze, mfite abahungu 2. Umuhungu wa mbere agize imyaka 6, umuhungu wa kabiri agize imyaka 4. Ndashima Imana cyane. Nk'uko rero nari maze kubibabwira, ninjira muri iryo shyamba nari naramaze kubona ingingo zindengera mu gitabo cya Bibiliya. Hanyuma ngenda nsenga nshingiye kuri rya jambo nababwiye ryo mu Itangiriro 1:28. Ariko mu kwinjira cyane muri ubwo butayu naragiye mbwira Imana ntago nkeneye kuryama ahantu heza, no butayu bwabagamo amazu umuntu akaba yakodesha inzu akarara kuri matora. Ariko ndavuga nti ndaryama ku kara n'ubundi nta kintu nkimaze, mbaye ibiciro by'imigana aho ngeze hose, ninshaka njye mu ishyamba, ninshaka nkore n'igisimba ndabizi nacyo nticyandya, nuko nguko wabishatse kuko ufite ubushobozi bwo kundengera. Ijambo ryawe siko rivuga, ravuga ngo mubyare mutwite mubyare mwororeke mugwire muzuze. Ntago mbona ko rivuga ngo mbi ngoma. Icyongeye kandi ndi umukozi wawe, urambwira ngo nimugira umwete wo kunkorera mugakura ibishimwa mu bigawa nzabaye umugisha, nta uzagumbaha muri mwe. None niki cyatuma ngewe ngumba? Ntago mbishaka. Nkisenga gutyo natangiye nsenga mbwira Imana ntariko Mana ko nzi kuri Imana ifite amatwi yumva, nkaba nzi kuri Imana ifite amaso areba. Waruhari kiriya kiganiro bamvuze bari abagore waruhicaye? Mbarumbwire niba waruhari, niba ukunzi kufite amatwi se wacyumvise? Hanyuma ndongera ndasenga nti none se Mana koko ubu uyu ni umwaka, ubwo nasengaga mu mwaka wa 8, umwaka 8 yari imaze kugeramo, konzi yuko ikintu cyari gikomeye ari ikibazo cy'uburwayi nari mfite, ukaba warantabaye nkabibona, ukankiza nkabibona. Ubu koko ikibazo cy'urubyaro nacyo kirakunaniye, wampaye abana ko ufite abana.
kwama abahungu kwama abakobwa ko ufite abana. Ndasenga umunsi wa mbere ndasenga, ubu munsi ariko kubanza kwikiranura n'Imana. Nari nzi iryo ibanga ryo gusenga niri bwa mbere ukigera imbere y'Imana ubanza kwihana, ukihana ibyaha wiyiziho, ibyo wibuka wiyiziho ukabyatura ukabyihana, ibyo utiyiziho nabyo ukabyatura, ukabwira Imana tumbabarire ibyo niyiziho, umbabarire ibyo ntiyiziho, umbabarire ibyo abantu banziho ntiyiziho, umbabarire n'ibyo abantu batanziho wowe unziho wenyine. Hanyuma ukikiranura n'Imana. Hanyuma rero urwo rugendo rwo kwikiranura n'Imana narufashe ku munsi wa mbere. Hanyuma ku munsi wa kabiri rero nkisenga gutyo, ubwo nahinduye isengesho mbwira Imana nti ndashaka kugirirwa neza. Naje hano ndi igiharamagara, ntabwo ndi butahiraho. Ndashaka uzantabara, nutantabara sinzava hano. Ubundi nutantabara, ubundi navuyeyo niyemeje gusenga iminsi 5, ariko nutantabara ni hahandi nzapfira, n'ubundi ntabwo ndiho. Nguko uko nagiye mu ishyamba rero. Hanyuma ku munsi wa kabiri rero naje kugira umugisha, umudamu wari uvuye Kibungo za Rusumo aho yasengeraga ngo mu ishyamba, abansanze muri iryo shyamba. Yaje azenguruka, umva iryo shyamba warikoze yari yarayigize ubutayu ari rinini cyane. Noneho habaga harimo abantu benshi cyane. Mbona umudamu aragenda azenguruka ashakisha umuntu yatumweho. Angeze uruhande arahagarara, arambwira ati ntitwa Alice musani wawe. Niko nitwa. Ntese umbwiwe niki? Ngo Imana yakuntumyeho. Nese Imana yagutumye kubwira n'amazina yanjye? Ngo Imana yansanze ku Rusumo mu ishyamba aho nasengeraga ku Rusumo, irambwira ngo nze hano mu ishyamba ryo kwirebero. Hanyuma irambwira ngo nze ndebe umudamu witwa Alice musani wabo, mubwire ibintu bitatu. Ugenda umubwire ngo ijambo rya mbere umumbwirire ko ikiganiro abagore bamuvuze Imana yari ihari yacyumvise. Nibwo butumwa bwa mbere yampaye. Icya kabiri umubwire yuko imyaka 8 umaze ku musozi hageje manuwe no kumutabara, cecekesha abamunyegaga bose, kandi amarira yose yarize ahanagurika ntazongere kurira. Icya gatatu umumbwirire ngo ku itariki 15 z'ukwa mbere azajye kwa muganga azasanga atwite. Ibyo bintu bitatu arabimbwira. Ndamubaza nti wa mugore we, ko mbona uri umuntu ushaka kuba uri umuntu utavangirwa nshingiye kutaruzi izina ryanjye, wansinyira ibyo bintu uvuze bitasohora nkazakurega? Kuko nari narahaza abahanuzi, bandi bambwira ngo uzabyara, ngo Imana iguhaye abana. Numvaga mbirambiwe, numvaga noneho nshaka ijambo risohora. Ubwo umugore arambwira ati zana ngo usinyire, ntuyahanaha, nitwa gutya na gutya, reba nimero y'indangamuntu. Ibyo bintu uko bivuze nibidasohora, uzaze untange mu mudugudu, ujye mu Kagari, unjyane kuri polisi Bamfunge. Ndabyemeye. Iyo tariki iragera neza. Rindira rero wumve. Ubwo nabaye aho ngaho ndasenga, urumva yaje ku munsi wa kabiri, nkomeza gusenga. Noneho numva ko mbese icyo gihe nahise numva mpindutse muri ge, ninjira noneho mu kirere cyo kubwira Imana nturakoze, nanjye untekerejeho, burya nanjye uranzi, burya nanjye wamenye ko ndi hano kwirebero, burya cya kiganiro waracyumvisha uhimbazwe. Ubwo wacyumvisha shyigikira ijambo mbwiriye aha hantu. Nibwo rero nkivuga ngo shyigikira ijambo ryawe, nari ngeze ahantu nsinzira gato nkabwirwa icyanditswe. Nkabwirwa ngo soma Yesaya 66:9. Haranditse ngo mbese natuma batwita sintumye babyara, ko ari njye utuma babyara nabazibinda. Nahagera nkumva bigeze kuri bwa buhanuzi numvise, nkumva birenda gusa. Uko ngenda myumva Imana iravuze ngo yatuma ntwita, kandi ntizatuma mbyara, kandi iravuze ngo ntizanzibinda. Hahita numva ijwi ry'Imana icyo rimbwiye. Ubundi nkasengera muri iryo jambo, nkaribwira nti Imana urakoze, ndagushimiye ko uzatuma ntwita, ndagushimiye ko uzatuma mbyara, ndagushimiye ko unzibuye inda ntago uzayiziba.
ubundi nkabanguye agacuho nkaryama ubundi nkahita mbona ikindi cyanditswe narabwiye ngo soma Yeremiya ibice 33 umurongo wa 19 ugize 21. Ndabwirwa ngo nihabasha kuboneka umuntu ukuraho isezerano ryanjye ry'umunsi, umunsi ukavaho nijoro rikavaho, niho urubyaro nsezeranye umugaragu wanjye rutavuka akazabura uwazaraga ibye. Mwumvise bwa mbere Imana yambwiye ngo mbese natuma batwita sintumye babyara, mbese ko ari gituma babyara nabazibinda. Bwa kabiri ndabwira ngo nihagira umuntu ubasha gukuraho isezerano ryanjye ry'umunsi, umunsi n'amanyure babikavaho nijoro rikavaho, mbese akahindura ibihe, niho urubyaro ngo usezeranyije rutavuka ukazabura uzaraga ibyawe. Ntangira kuvuga ngo ndamusunitse Alice, ndamusunitse ako kanya telefone umugabo nti natwise byarangiye. Twise mutaranahura. Imana irirahiye. Ako kanya nkimubwira ngo Imana irirahiye, mbwirwa amagambo yo mu Baheburayo 6:16. Haravuga ngo umuntu arahira umuruta mu mpaka z'abantu babiri ndahiro akaba ari yizirangiza. Nicyo cyatumye Imana ishatse kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe mugambi wayo udakuka yongeraho indahiro. Bitambwirwa Yesaya 14:24. Haravuga ngo none handirahiye ngo uko nabitekereje niko bizaba, uko nabigambire niko bizasohora. Nahise mbwira papa wo mu rugo ndamutelefona nti byarangiye natwise. Ubundi ngewe natwitiye mu ishyamba. Natwitiye mu ishyamba ntabwo nahise ntumva ayo magambo. Nahise numva ko ibintu byabaye tayari birangiye. Nese gutwitira mu ishyamba wabumeze baye nk'abandi batwisiza abamarayika. Niryo jambo numvise, ijambo rizamura kwizera kwanjye. Noneho numva Imana yirahiye kandi mamaje kumpa umwana. Noneho ndaryizera mbwira umutware ntibyarangiye, amafaranga y'uku kwezi yose nzayaguramo ibikoresho byitegura umwana. Nzagura mariniyeri, ngura imyenda y'umwana, nkore varize, kuko umwaka utaha nk'iki gihe nzaba mfite umwana, kandi nzaba mfite umwana w'umuhungu. Ni ibintu ngira ngo wenda mwabyumvise ubuhamya bwa Alice. Ni ubuhamya burebure, ni urugendo rurerure, ni ibigeragezo byinshi yahuye nabyo, ariko umuntu abivuzeho ntago yabirangiza mu gice kimwe, ahubwo reka wenda mbararikire kuzakurikirana ikiganiro wenda cy'ubutaha azakomeze noneho atubwira niba koko yatariki yarageze akajya kwa muganga agasanga yarasamye, uburyo yaje kubyara umwana wa mbere, kugeza uyu munsi afite abana babiri b'abahungu beza cyane. Noneho azatubwira uburyo bose baje kuboneka. Ubu ni umuryango uri aho ngaho ushima Imana. Nabararikira rero kuzakurikirana igice cy'ubutaha. Murumva ko afite ubuhamya burebure bufite icyo bufasha abantu benshi. Hano hanze hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari abantu bafite ikibazo cyo kutabyara nabo, hari abantu bo wenda yagize amahirwe we umuryango we ntiwamutererana cyane nubwo yahuye n'ibigeragezo byabo bakoranaga, ariko hari nabo imiryango yabo none hitorohera. Ni byinshi rero azadusangiza kuri icyo gihe. Ngira ngo mbashimire ko mwakurikiranye ikiganiro twagiranye na Alice, cyangwa se ubuhamya twagiranye na Madamu Alice. Ubutaha muzakurikirana igice cya kabiri, nkuko twatangiye twiragiza Imana, twanasoza twiragiza Imana, ndetse anasengera imiryango ifite ibibazo byo kuba yaragize ikibazo cyo kubura urubyaro, ayiragiza Imana. Mana Data iri mu ijuru, ndagushimiye kuko uri umwami mwiza. Ndimo ndavuga imbaraga zawe z'ibyo wakoze. Nabonye ukuboko kwawe gufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. N'uyu munsi ndacyakubona. Ndaguhamagaye aka kanya kugira ngo ukore imirimo ikomeye. Genda mu ngo z'abantu batafite abana. Abantu bose bankurikiye bateze amatwi ubu buhamya, babuze urubyaro ndabasengeye. Bagire neza Mana isumba byose. Bagire neza kuko ushobora byose. Fungura inda zari zisibye aka kanya zifunguke, maze wari ufite ikibazo cy'uburwayi gikire mu izina rya Yesu.
mu izina rikomeye rya Yesu. Abari bafite trompe zizibye zizibuke, abari bafite intanga zitameze neza zimere neza, abari bafite ibibazo by'uburwayi, amaside mu nda, ayo maside akire. Imbaraga zawe zirema aka kanya, imbaraga waremesheje isi zikore, maze imirimo n'ibitangaza bigaragare. Nzi ko ushobora byose, niwe wampaye gutwita kubyara. Uyu munsi mfite abahungu, ndabareba nkanezerwa. Ndakwinginze Mana ishobora byose, ngo haba ababyeyi gutwita, uhe imiryango kubyara, uyibuke. Imbaraga zawe zihindura ubuzima bwabo. Mana nzagushima, ndagushimiye kuko wumvise, ndagushimiye kuko ubikoze, nizeye ntashidikanya kubibona no kubakikira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.